wa muntu turi kugarukaho uyu munsi by'umwihariko turi muri ibihe byo kwibuka si icyumweru kimwe gusa abajya babyibeshyaho bakibagirwa ko ni iminsi 100 yego cyangwa se abantu bafite ababo bashobora kugira ibyo bibazo yego ni nk'ubuhe buvuzi cyangwa ubufasha bw'ibanze ushobora kubabwira bakoresha mbese umuntu ugira nk'ibibazo nk'ibyo byihungabana cyane bikunda kugaruka mu bihe nk'ibi akwiye kwitwara ate hanyuma se abamuri hafi babavandimwe za nshuti n'umuryango bo bakwiye kubigenza gute ndagushishikariza kugerageza ibyo ugerageze na bya bindi usanzwe ukora ariko bigufasha hanyuma unakore ya liste y'ibyo ukora bitagufasha ubishyire hari ubyitegereze ugenda uharanira yuko kimwe ugenda ugisiga inyuma nushaka umupsikologe nushaka babihaye Imana ariko babisobanukiye bashobora kugufasha nubona nyogosenge cyangwa se wabo cyangwa nimvuga nyogosenge ntabwo mvuga gusa uwo muvukana mu maraso uwo muhuje mu maraso hari no kubera nyogosenge nta tsano mufitanye ndagushishikariza kumushaka umushake niba utari unamufite niba utari ufite uwo ushobora gufata nka so wanyu mushake muri za nshuti zawe wubaka uwo mubano ntekereza yuko aho wagera kose uko amavi yakora ku butaka kose iyo habonetse ubufasha bukwiriye urongera ukazanzamuka nizeye kuzakubona umwenyura murakoze cyane nshuti bakunzi ba Radio Diaspora One Nation Radio reka twongere tubasuhuze kandi dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza twizere ko aho muri mukomeje kumererwa neza nubwo turi mu bihe babitoroheye benshi munadukurikiye turi mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 28 ariko kandi nubwo turi mu gihe cyo kwibuka n'insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibigaruka ivuga ko tugomba kwibuka ariko tuniyubaka niyo mpamvu kubadukurikira nubundi kuva mu Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange dutangiye icyumweru cyo kwibuka ariko kizanakomeza bikaba iminsi 100 twakomeje kugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye aho tugeze rero kuri uyu munsi wa none nkuko muri kubibona imbere kuri screens zanyu turi kumwe na Dr Jean-Pierre Ndagijimana nakaba ari inzobere niko nabivuga mu bijyanye n'isanamitima ariko nanone si ibyo gusa ni n'umurezi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye tujye kuganira nawe kubera ko hari benshi mwakomeje kudusaba mutubwira mutari ko mwagerageza nanone mukaba mwadufasha kubona umuntu wizobereyemo watubwira uko abantu bakunze kugira ibibazo nk'ibi mu gihe nk'iki ngiki bashobora kuba bakwitwara niyo mpamvu twahisemo kuba twakwegera Dr Jean-Pierre Ndagijimana reka ntangire muha ikaze tubaha ikaze kuri One Nation Radio akoze cyane Simeon yego hanyuma ngira ngo nari ngerageje kuvuga mu ncamake ku badukurikiye uriwe ariko wenda mushobora kwibwira birambuye aho badukurikiye murakoze cyane nibyo nitwa Dr Jean-Pierre Ndagijimana ndi umupsikologe njya nkunda kuvuga ko ndi umwegamirwa kuko ariko abo nkorana nabo babyita yego nanone nkaba ndi n'umurezi nk'uko babivuze nishimiye kuba hari umwanya mbonye kugira ngo nganire by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange ariko nanone by'umwihariko bari muri diaspora yego ni ubuzima nzi kuko niho maze imyaka myinshi mba bivuga yuko nishimiye yuko hari amahirwe nshobora kugira ngo tuganire muri ubu buryo by'umwihariko muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ibyo nshishikazwa no gukora mu buzima bwanjye bwa buri munsi haba muri communauté cyangwa se mu buzima rusange haba mu biro muri office cyangwa se no mu ishuri byose bishingira ku kureba tuti ni gute umuntu wagezaho umutima yumva wenda guturika wagezaho umutwe wanze gukira wagezeho igifu cyanze gukira
utabasha kugera aho abandi bari cyangwa se yahagera akahagera nyonyomba yumva atari uri bubona bavuye mu maso. Muntu kubona ibitotsi byabereye ingorabahizi, n'izindi mpamvu nyinshi uterwa n'intekerezo budayimoni udafite uko ugabanya cyangwa se ngo ukupe kubera yuko zinakubuza no gusinzira. Ibyo byose nibyo binshishikaza kumenya ngo ni gute umuntu wari hafi gukubita ibipfukamiro by'amavi hasi ye ngo azamura amaboko ati ndananiwe, ni gute ashobora kuzanzamuka akagarura ubuzima, akagarura amahoro mu mutima, amahoro yumva abandi bavuga, yanse kwabona n'abandi hanze, kwa kubona bishima, kwa kubona basabana, nawe akabyumva muri we, aho kugira gusanga ajya bigaragaza ku maso, kuko rimwe na rimwe hari ubwo twihutira kubigaragaza ku maso kuko aricyo gishoboka, ariko mu nda, mu mubiri, mu mutima, mu ntekerezo, umutima ushengutse kubw'amateka cyane cyane akomeye nka ya Jenoside. Urugendo rwanjye rero ari urw'amasomo ari n'urw'akazi rwibanda aho ngaho, ni gute umuntu yasayuka muri iyo sayo y'ibikomere n'ubuzima bugoranye. Yego, urakoze cyane Dr. Ndagijimana. Hanyuma ariko iyo twinjiye mu bihe nk'ibi ngibi, Jenoside yakorewe Abatutsi, ngira ngo nkuko mwabivugaga ni ikintu kinini cyane kandi kibi cyabayeho mu mateka usibye n'ay'igihugu no mu isi, ariko noneho n'ababashije wenda kugira amahirwe bakarokoka usanga na n'ubu bakigendana ku kababaro cyangwa se ibyo bibazo basigiwe nayo. Ariko iyo twinjiye mu gihe nk'iki ngiki, hari abibaza bamwe wenda bakavuga batari ko ni gute nyuma y'imyaka 28 umuntu nanone ashobora kuba y'igihe nk'iki kigeze ashobora gusubira nk'aho bishobora kuba byarabaye ejo. Yego, bishoboka bite? Ndagira ngo wenda n'abatajya babasha kubyumva nubwo ari amateka kandi akomeye, ariko nk'inzobere mutubwire uburyo biba bishobokamo. Iyo umuntu abuze uwe by'ubwabyo, yego, ubona umuntu ugeze mu kigero cy'ugezemo, nubwo yaba yarabuze umubyeyi we, yego, cyangwa se umuvandimwe agifite imyaka mike, akaba amaze n'imyaka 10, 20, 30, 40, ubanza utarayigeza, ariko imyaka uko yangana kose, yego, kuva ku rupfu ntibyoroha. yego. Noneho rero tuve kuri rwa rupfu rusanzwe, yego, uze kukwicwa. yego, kwicwa nabwo kwicwa bunyamaswa. Kwicwa bitari ukuvuga ngo hari umuntu wahuye n'ibisambo biramwica bimugirira nabi. Kwicwa n'umuturanyi, kwicwa n'uwo mwasangiye, kwicwa n'uwo wumvaga ufitiye icyizere yuko ashobora kukurengera kuko ari umuntu muturanye, akagombye kuba ari wo kurengera, kubwira ati ca ahangaha hariya hari umwanzi. yego. Noneho wongereho yuko si n'umuntu umwe, imiryango imwe n'imwe, umuntu asigaye ari we uhagaze, ni intwaza, ni imfubyi. Umuryango we abagombaga kuba inkingi zimukomeza ntibahari. Dufite amahirwe yuko ari inzego cyangwa se n'abandi bantu bari gutangira kugenda bavuga bati reka gutangira gusobanukirwa igikwiriye gufashwa, uko bakwiriye gufata uwo muntu. Ariko ufate noneho n'agace aho umuntu yari atuye, areba ati ba nyirasenge, ba se wabo, baramube, ba sekuru ntabo. Ni ukuvuga ngo inkingi zakagombye kuba zifata umuntu zikamuhagarika agakomera. Izo nkingi muri iyo myaka uvuga 28 birasa naho ari ejo mu gihe udafite inkingi igushikamiza. Ni ukuvuga ngo umuntu afite ingorane, ubifate ku ngorane y'uko umuntu yagize ikibazo agacika akaguru.
ntabwo ushobora kumubwira uti kubera ko hashize imyaka 2 hashize imyaka 3 hashize imyaka 4 20 wakagombye kuba ugenda wiruka. Ibishoboka. Ibi rero n'ubuzima nk'ubu ngubu ntabwo ndi buvuge ngo nugucika kaguru komtere ibyo ndimo mvuga, ahubwo ni za nkingi navugaga mbere zimukomeza. Ibyo rero nibyo sosiyete iri kugenda yubaka, ari inzego za leta, inzego z'abikorera, bavura, bagira bate mu nzego zitandukana, bagenda bareba bati ni gute twakongera kubaka izindi nkingi umuntu ashobora kwishingikirizaho, utubanda umuntu ashobora kwishingikirizaho agakomeza akagenda ndetse agahaguruka akema. Ngira ngo ni rwo rugendo rero, ntabwo ari ahantu ushobora kuvuga ngo ndabyuka mu gitondo nahageze. Ni urugendo kandi ntekereza yuko kandi ndabibona yuko by'umwihariko barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ubona yuko bafite imbaraga, barabikorana imbaraga, bavuga bati ntabwo twarokokeye kugira ngo duhore hasi. Twarokotse kugira ngo dushibuke, twarokotse kugira ngo tuzamukane ishema muri ibyo bikomere, duterwa ishema yuko kubona yuko umuturanyi wa mwana nabonaga ya myaka uko yarabayeho, ya ntwaza yabaga hari itafite uyivomera utuzi, ubona yongeye gutera utubaraga kandi yongeye kubona umuryango ushobora kuza ati mwaramutse, umuzanira uduku, umuzanira amazi, umubwira ngo mwaramutse. Ubwo ni uburyo butandukanye bwo kongera inkingi kandi no kongera icyanga cy'ubuzima, by'umwihariko mu bantu bakomeretse mu buryo nadashobora no gusobanura ikiganiro. Yego, urakoze cyane. Ngira ngo impamvu narimbaje n'icyo kibazo ndagira ngo binajyane n'abantu bamwe, nubwo bigenda bigabanyuka mu mwaka ku wundi, ariko ntihabura cases zimwe na zimwe usanga uyu munsi baracyahohotera cyangwa baracyafite ingengabitekerezo ya Jenoside, baracyabikorera ba bantu bacitse ku icumu, bari mu rugendo rwo kugira ngo nk'uko babivugaga ntibahore hasi ahubwo bazamuka. Ariko noneho bya bikorwa ashobora gukorerwa bishobora nabyo kongera kumusubiza hasi. Ubwo ragira ngo wenda tubijyanishe n'ababikurikiye cyangwa se n'ababibona gutyo, bumve ingaruka bishobora kugira ndetse banumve ko ari urugendo rimwe na rimwe, sinzi niba wenda nk'inzobere uri budufashe, rushobora kuba rutazanarangira. Nubwo umuntu agerageza kuvuga ngo arakuze, arimo aragenda birenga buhoro buhoro, ariko bigoye ko rwarangira. Umuntu yakwibaza rwarangira urugendo turimo. Kumva kurangira kwarwo no kutarangira kwarwo ni ibintu umuntu agomba kubanza yumvira ku ibyo bikomere biba biteye bite. Bitunaturuka hehe, nk'uko waruvuze ko hashize imyaka 28. Hari n'abumva bashinyagura bati yakagombye kuba warakize, wakagombye kuba bitakikuyobora. Ubwo n'ubushinyaguzi. Uko ni no bishobora kuba ubushinyaguzi bw'ubugome, bushobora no kuba ari ubushinyaguzi bushingiye ku bujiji, imyumvire iri hasi. No kuvuga ngo ibikomere, reka nse nusubira inyuma muri cya gihe. Cya gihe umuntu yajyaga ku rugi akajya ahengerereza mu idirishya ngo arebe ko nta muntu utambuka hanze, ajya gukinga urugi inshuro 5 ngo atagira atibagirwa akaba yinjiye mu nzu adakinze. Ubwo ni cya gihe byari bigishoboka yuko n'umuntu ashobora gukinga urugi kijya mu nzu, akiryama mu nzu, cyangwa se ahora yumva yuko hari umuntu ukomanze ku rugi nyamara wenda nta n'umuntu uhari, cyangwa se cyagiye yagombaga kurara muri cya gihuru akanuye. Ibyo ngibyo, ubwo buzima ntaho bwagiye mu bijyanye n'amakuru umubiri wabitse n'intekerezo byabitse. Ubwo buzima bwo gukorerwa iyicarubozo, bwo kugaragarizwa urwango rudasanzwe, bwo kuteshwa agaciro,
turi mu mahoro uyu munsi, ariko ayo amateka ntaho yagiye. Ayo mateka umubiri wacu ntiwibagirwa, intekerezo zacu ntizibagirwa, kabone n'ubwo akenshi nk'ibikomere dukora uko dushoboye kugira ngo tubiheze hanze, izo ntekerezo zitujyana ku bikomere tubiheze hanze. Ubundi intekerezo nicyo ziba ziri gukora kenshi, umubiri uba ushaka kugira ngo ndebe yuko ayo makuru ataza ngo mbuze gusinzira, ngo mbuze gusanga abandi, gatuma umutima wanjye utera ubutitsa. Bimwe rero nari maze kuvuga mu kanya, nti rwarujya akomeza kureba ati ndebe ko nibutse gukinga, ndebe icyo gikomye niba atari abantu baba bagose urugo. Uramenye ntugire uwo wizera ngo mubwire ngo ugiye ahangaha kubera yuko nta wamenya, ashobora no kuba ari umugambanyi. Ibyo byose, ubwo buzima ntaho bwagiye mu mikorere y'ubwonko n'umubiri, biri stoke, birabitse. Ibyo rero uvuga by'umuntu ugira ati ariko mwebwe ko mumaze imyaka iyi n'iyi, ntabwo ibyo baba bakoze, icyo biba bikoze ni ukugenda kuri ya makuru umuntu abitse, bigasa naho byongeye kuyajegeza. Ni ukuvuga ngo byongeye kuyagira mabisi. Mu gihe bisa naho umuntu yarageze aho ashobora kuba, ntabwo ari ukuvuga ngo gukira ntibivuze ngo ya makuru ndayadiritinga, ntibivuze ngo gukira ntabwo nkibabajwe na bya bindi, ahubwo gukira ni ukubasha kubona za nkingi navuze, nkumva ko nshyigikiwe, nkumva yuko noneho na bya bindi byazaga bikadoma mu gisebe. Ni ukuvuga ngo niba umuntu azanye amagambo nk'ayo ngayo avuga ati ariko ibi ntibyabaye utaravuka, ibi ntibyabaye, ubwo nimvuga ibi ndi kuvuga Jenoside yakorewe Abatutsi, ntibyabaye umaze kuba ufite nk'imyaka 5 none ntugize imyaka 40 runaka. Ibyo ni uburyo bwo kugenda muri ya makuru umuntu yabitse, ugasa naho ushwaratuye mu nkovu n'ubundi yari kiri mbisi. Ibyo gukira rero, ubwo icyo nari mbaje kuvuga ku kijyanye n'imyaka n'uburyo imyaka ishira, ntabwo gushira kw'imyaka myinshi by'ubwabyo bikemura ikibazo. Imyaka si ikemura ikibazo, ahubwo nibyo dukora muri iyo myaka. Ari umuntu ku giti cye n'abamuri hafi, ni iki bakora kugira ngo uwo muntu abashe gutera intambwe. Mu gihe rero umuntu aza akavuga ati imyaka ntishize, ntiwakagombye kuba warateye izindi ntambwe, urwo rutoki namutunga urutoki, izindi zose azitunge, kuko ntabwo gukira ari inshingano z'umuntu ku giti cye, ni inshingano z'umuryango mugari, kuko n'ibikomere si we wabyiteje, yabitejwe n'umuryango mugari. Umuryango mugari rero ufite inshingano yo gufasha uwo muntu mu gukira. Gukira kwe rero ashobora gukira muri cya gihe agezaho ibyo bikomere by'ubuzima, ayo mateka arayafite, ayabamo, ariko ntibimubuza, ntibimuteye, ntibibangamiye ubuzima bwe busanzwe, ntibibangamiye imibanire ye n'abandi, ndetse ntibimubangamiye mu kazi n'ubundi buryo rusange abanye n'abandi, uburyo abanye nawe ubwe n'uburyo abanye we n'abandi ntibibangamiwe n'ibikomere bye, kabone n'ubwo ayo mateka ntaho yagiye. Ariko nkabisubiramo yuko imibanire n'abandi yo ari imibanire ijomba mahwa, bishobora gutwara imyaka iyo ari yo yose, kuko ikiguma gikomeze kugirwa kibisi. Ntabwo ushobora kubona ko umuntu ageze aho utekereza yakagombye kuba ageze, nyamara nawe cyangwa se sosiyete ngari ishobora kuba ifite uruhare mu kuba uwo muntu utekereza atageze aho wibwira ko yakagombye kuba ageze mu rugendo rwe rwo gukira. Yego, urakoze cyane Dr. Ndagijimana. Hanyuma ariko nindamuka mvuze ko uri umupsikologe, ubwo ni mu rurimi rw'amahanga mu Gifaransa, ntabwo ndaba mbeshye.
ni ibintu navuga ko biracyari bishya inaha mu Rwanda, ariko kandi binahure n'ibi turi kugarukaho y'uyu munsi by'abantu bafite amateka akomeye banyuzemo. Kimwe mu byo nzi nuko no kuvuga nk'uko babitubwiraga biri mu bishobora kuvura wa muntu. Ariko se noneho iyo urebye ubona muri rusange abantu bari bakwakira ubuvuzi, cyangwa se mu gihe wenda avuga ati uyu muntu ugiye kubwira amateka yanjye nubwo ari inzobere ari umuganga simbyizeye, urabanza tugeranyije uko ubona abantu muri rusange bitabira buno buvuzi, kuko hari na wa muntu uba ushobora kuba afite ikibazo ariko ntiyemere ko agifite, ni nabyo wagarukagaho. Ariko noneho unatubwire ni kamaro ki ko kuba wavuga wa mugani kugira ngo bya bintu bisohoke ndetse na bwa buvuzi bukugereho ubashe kugenda ukira. Hari igishya n'ibitari bishya mu by'uvuzi. Igishya ni icyitwa psychology mu Rwanda. Icyo ni igishya. Igishya nanone ni ukuba ushobora kugenda muri office ukagenda umuntu ukamwishyura ukamubwira ibikomere byawe. Icyo nacyo ni igishya, ntabwo ntekereza hari aho umuntu ashobora kugisanga mu mateka yacu yuko umuntu ashobora kugenda akajya kuri office runaka ati umutima wanjye urashengutse, agahinda kenda kunsandaza umutima, reka nkwishyure kugira ngo mbikubwire. Ibyo ni bishya inaha ariko mu Rwanda aha ngaha n'ubundi niho wabivugiraga. Ikitari gishya nuko kuva na kera abanyarwanda bagiraga abo basangiza ibibaremereye. Bagiraga ba nyirasenge basangizaga ibibaremereye, yagiraga ba se wabo, bagiraga ba nyirasenge ba se wabo, ba nyirarume, bakuru babo, by'umwihariko nanone ariko bagiraga bakuru b'imiryango. Abo bakuru b'imiryango bakaba bahanyi, bakaba ndetse ari ugufasha umuntu ku giti cye, bakagira n'uburyo bwo gufasha umuryango mugari. Bakaba ari ufite ikibazo n'umugenzi we cyangwa se wifuza inama. Ngira ngo ni ibintu bizwi cyane yuko habagaho n'ibindi bikorwa nk'urubohero. Ibyo ni ibintu burya washushanya ugasanga yuko byahuraga, bishobora kuba bifite aho bihurira na psychology cyangwa se na counseling dufite uyu munsi. Ari icyo cyahindutse rero ni ubuzima aho isi igeze. Aho isi igeze byasabye yuko n'ibibazo n'uburemere bw'ibibazo bisa naho burya hakenewe no kugira ngo ugire umuntu wabyigiye, ariko atari no hari ukubyiga akaba bifiteho ubuzobere, kubera yuko n'ibishengura imitima byagiye birushaho kuba byinshi cyane kandi biremereye kurusha ibyo ahari bari basanzwe bafite muri icyo gihe. Niba umuntu yari asanzwe, niba ari nyirasenge yari asanzwe amubwira ati nguko uko bigenda iyo umuntu agiye gushaka, ubu ngubu akaba ari ikibazo noneho cyo kuvuga tuti ni gute ko ngiye gushaka urugo kandi nkaba mfite ibikomere ntazi yuko nzabona naho mpingukiriza uwo twashakanye. Hari urwego bigeraho umuvandimwe, inshuti, umukuru w'umuryango nubwo abyifuza kugira icyo yakora, ariko ntabwo afite ubwo bushobozi bujyanye n'ubwo bumenyi bwo kuvuga ati noneho ko biremereye kuri iki kigero, ibi ngibi ndazibandwa nzerekezayo. Icyo gihe ni ukuvuga ngo rero hari ababyigiye ubu ngubu noneho n'izo mpinduka, hari ababyigiye, ariko nanone hari ikindi kintu cy'ingenzi. Ubundi mu bikomere benshi bagiye bahura nabyo, uko bagiye bagerageza kubyikuramo, harimo amabanga, sinzi uko harimo amabanga yijimye, asa naho atazigera rirekura ngo rice mu kanwa,
ayo mabanga yijimye yumva asa naho ari umusumari yicariye ariko akavuga ati sinzahaguruka ngo hagire ureba aho igikomere cyanjye kiri. Hari ubwo areba mu bantu, akareba mu bavandimwe, akavuga ati sinenda ko bibwiriye umuvandimwe niba agifite n'amahirwe akaba amufite, simubwira kuko nawe ubwe n'indambi mubwira nubwo yampishira ibanga, umutima we ndaba nkukinduye kuko ni inkuru ikomeye, ni ikibazo kiremereye ntenda kubwira uyu muvandimwe wanjye niba ari murumuna we, niba ari umubyeyi we ufite amahirwe akaba amufite, akavuga ati sinenda kugira icyo mubwira kuko nawe ubwo asanzwe aremerewe, nawe ubwo asanzwe adafite uko abayeho, nimugerekaho iki ngiki yibwiraga ko nkanyakanya, yibwiraga yuko cyane cyane wenda abona yuko ngewe ari ngewe wenda umwitaho, wenda se nita ku bandi barokotse cyangwa se ku muryango abo mbana nabo, cyangwa se arambonamo nk'icyizere cye. None nze kumubwira nti burya nanjye nguko uko bimeze. Bikarangira rero bamwe cyangwa se bikarangira bamwe avuze ati rero iri nzaryicarira, iri sinenda kugira uwo mbibwira, nzamugera imbere mwenyura, nzamugera imbere mubwira ngo komera, uyu ni murumuna wanjye, uyu ni mukuru wanjye, uyu ni umubyeyi wanjye, bari kurwana na byinshi sinenda kubagerekaho n'ibyanjye. Icyo gihe rero bishatse kuvuga ngo nawe ubwe akeneye rero aho agomba kuruhukira, aho agomba kuruhurira uwo mutima. Aho niho bajya ku bapsikologe. Uwo mupsikologe ikindi akora ashobora kuba arushije abandi, nuko afite itegeko rimubwira ngo bika ibanga. Ibi nkubwiye ni ibanga. Ni ikigo kireberera, kimuha icyangombwa cyo kugira ngo akore ako kazi, abafite certificat, ni uruhushya rumwemerera gukora uwo murimo. Isaha iyo ariyo yose urwo ruhushya bashobora gukora umwaka mu gihe yaba arengeje kuri ayo mabwiriza. Ariko undi muntu ashobora gufata ibyo yita ibanga kandi yumvaga ntawe yenda kubibwira, akabibwira umuntu, ejo bashwana, yapfa ibindi n'ibindi akabivuga, akajya no ku musozi. Ni ikibazo gikomeye, ahubwo benshi byatumye ibikomere babibika, cyangwa se akabimubwira uyu munsi, ejo akabikoresha azahamutoneka, kuko yakumenya hababaye biroroshye kugutoneka. Uzasanga kenshi bihinduka kabimubwira mu ncyuro. Akenshi tubibona nko mu miryango, abashakanye se cyagihe bari muri sherishushu, ati uzambera umubyeyi, uzambera mama, nzanjye nzakubera papa, ubwo akamuha amakuru ye, kandi koko ntabwo umuntu yabirenga kuba ashobora kumugezaho, kumubwira ati nguko uko ndi unyakire. Ariko bikarangira akoresheje ya makuru yahawe, kuko azahababara cyane, akabikoresha mu ncyuro, mu bitutsi n'ibindi, ati n'ubundi nguyu nguriwe, n'ubundi nakuzanye ari uko nguko, twashakanye uri uwo nguwo, ntugire ibyo ngerekaho. So ibyo rero hari ubwo bikenera yuko hakenerwa abo babyigiye, bazi ubwo afite ubwo bumenyi, ariko bafite n'amategeko abahatira kuvuga ati ibyo ubwiwe ni wowe ubibwiwe, ntibigomba kurenga hagati yanyu mwembi. Hanyuma rero kugeza uyu munsi rero warubajije ikibazo kindi, wari wabajije uti se bigeze he mu bijyanye no kuba abantu basaba ubufasha. Hari ubufasha busabwa, ubufasha bwagombye kuba bushakwa ahantu hatandukanye no mu nzego zitandukanye. Hari ubufasha butangirwa mu miryango. Ubwo bufasha butangirwa mu miryango turabibona ko bikorwa. Abantu baba hafi, akaba hafi umucuti wawe mwiganye, ukaba hafi umucuti wawe mukorana, ukaba hafi umuvandimwe muturanye, ukaba hafi umuryango wawe, umuvandimwe wawe, umuturanyi. Ibyo hari ababikora kandi hari aho bigeze umusaruro. Urabona abantu bishyira hamwe mu makoperative, burya biranabyo hari icyo bivuze, abishyira hamwe mu bimina burya hari icyo bivuze. Ibyo birafasha. Bikaba ikibazo cya kindi twavuze mu kanya, iyo utangiye gukoresha amakuru wahawe mu kugira ngo utarange ukore mu bisebe, kuko uzahababara.
icyo rero nayo wenda umuntu ashobora kuvuga ati mu gihe utizeye uwo muntu reba neza niba ugiye kumuha ari ukwiriye koko kubibonesha amaso ye cyangwa se niba bikwiriye kuba ari ibyo ukwiriye kubikira ahandi hantu ariho ndibuze kuvuga hamwe n'ubundi twavuga kuri ba kansara ariko ubwo mvuze ku muryango mugari ni gute dufashanye icyo ni kimwe. hari nanone ikigero biriho ntekereza yuko hari ubwo bitera imbere binatera inyuma. bitera imbere iyo hari imibanire myiza kandi byubaka icyizere. ariko impungenge mfite nuko benshi mu bashakaga ubufasha muri bagenzi babo byabananije ku buryo batakigira uwo bizera kubera ko bahemukiwe nabo bari bagiriye icyizere bakabafungukira. ubu dufite umubare w'abantu benshi bavuga bati nawe uzi uwo mbwira sinkigira uwo mbwira, ariko ku kubura uwo babwira nuko hari igihe yigeze abigerageza amakuru yatanze agakoreshwa nabi. kabiri, ahandi hari gushakirwa ubufasha nabonye ko hashakirwa ubufasha cyane ni mu madini. dufite rwose abantu ndetse biranoroha gushakira ubufasha mu idini kuko kuva kera abantu bigishijwe ko idini kuko Imana ariyo yomora imitima. Imana hakiza Imana. Imana niyirengera, Imana isumba byose. harera Imana na Ndagijimana. burya ibyo byose bituma byoroha iyo myumvire yatwigishijwemo kandi sinamibi wenda ku rugero runaka yatwigishije yuko hari aho dushobora kubona ikitwomora. ibyananiye byose Imana irabishobora. icyo rero hari ibyo abihaye Imana nabo badufasha. hari ibyo abihaye Imana badufasha iyo bafashe umwanya wo gutega amatwi, iyo bafashe umwanya wo gutanga ubutumwa butanga icyizere. ibyo byose hari icyo byubaka. ibyo byubaka umuryango, bikubaka abantu ku giti cyabo. aho naho rero hari ibyiza, hari n'ibisubiza abantu inyuma. ibisubiza abantu inyuma ageze muri kiriya gihe cyo kuvuga ati reka ngire uwo nizera inge kuri ririya dini. icya mbere agiye ku muntu yego ni umunyedini kandi ni umuntu ugira impuhwe kandi uri mu ijambo ry'Imana, uriho amavuta ukundi kose wabyita, ariko ntabwo nta tegeko afite rimutegeka ngo ibyo nkubwiye uzambikira ibanga. sinzi niba hari n'ahashobora kugenda nka murege ati ibanga ryanjye ryamenwe. nta nubwo wenda ashobora no kuba afite ubwo bumenyi bwo gusobanukirwa ngo ibyo mbwiwe nimbishyira hanze nzaba mpemutse, ntibinakwiriye, bizanasubiza uwo muntu. hari ubwo birangira bibwiye undi bakorana mu rusengero niba ari umudayikoni cyangwa se niba ari ikindi ashinzwe, n'undi akabibwira undi, urusengero rwose noneho bigatangira kuba ngo siko kanaka yewe urabizi. urusengero birangira ruko rubaye rwose wa muntu atangira acike mu idini ajye gushaka ahandi azajya gusengera batamuzi. ubwo already inyigisho ziturutse mu rusengero aho yagombaga kubonera ku gakiza kandi kanakiza ibikomere, habaye isibaniro ryo kumukora mu biguma. icya kabiri muri aho nuko hari abantu bagira batya ati umuntu araje ati Simo uraje kwa wihaye Imana, nindangiza mfata amavuta ngo ukoreho ngo ugeze hano wakize ngaho ta. abo nabo bagitugeraho batubwira icyo kintu ati ubwo ugeze hano afashe amavuta aho yayakuye atayavuye muri iki gihugu. ngo yavuye muri iki gihugu wakize, akagukubitaho ngo wakize. ako kanya ibyiyumvira ugira uwo mwanya urumva koko nawe ukize, kubera yuko icyo cyizere umufitiye, ayo mavuta gukubiseho, igihugu abivuze ko yaturutsemo n'uburyo bukoroni bwatumye tugitekerezaho, nabigukubitaho hari imisemburo ubundi ivuburwa yoherezwa mu mubiri igatanga icyiyumviro cy'uko rwose umerewe neza, nawe ubwawe ukaba wahaguruka ugasimbuka nubwo washoboraga kuba waje ku kabando, kubera ko uwo musemburo ibaye triggered. iyo misemburo rero ibaye triggered
ikamanuka mu mubiri, intekerezo, hari ikintu gisa naho bisimbije umuntu kuri rasoro rwose akumva ko asimbutse, ibyiyumviro nawe ubwo ukabona yuko akiriye muri uwo mwanya. Ariko nta bumenyi bushyizwe muri icyo uko biri bugende atararenga iyi porutayi, atararengera iyi porutayi, nanaguma hano isaha imwe arajya kugenda hano yasubiye inyuma kurusha uko yaje. Ikindi nuko nta bundi nukuvuga ngo usibye icyo cyiyumviro cy'imisemburo izamutse muri we, nta kindi, nta bundi bushobozi bushyizwe muri we bushobora kuba cyangwa se ubundi bumenya hawe buri butuma amenya uko yitwara muri bya bikomere bye akiva aha ngaha. Yego. Icya gatatu kuri iyo ngingo yo mu idini, yego, nanone ni abantu bagerageza gufasha umuntu ariko bakamufashiriza mu bujiji, no gukoresha ahari ntekereza, ntabwo ndizobere mu ijambo ry'Imana, ariko bakakoresha ijambo ry'Imana mu bujiji kandi burenganya uwo bafasha uri mu biganza byabo. Yego. Bati ngwino uzaze mu masengesho, afite ikibazo cya depression, uzaze mu masengesho. Bamaranye iminsi 2, umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 3 atarya, arwaye depression, arataha ameze ati, arataha ameze ati. Uko kuza yanambye yatashye ntabwo ariko bimukijije. Ntabwo umuntu ashobora gukira depression ayikiriye mu nzara, mu kwiyiriza ntibishoboka. Ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo umubiri ukeneye fuel, ukeneye imbaraga z'umubiri, n'icyo uba wariye, n'icyo uba wanyoye. Yego. Ibyo rero bishobora kuba rimwe na rimwe n'abantu barwaye depression akenshi cyangwa se n'ibikomere bindi, akenshi hari ubwo binajyana n'indwara ziri somatic cyangwa se indwara z'umubiri. Ngira ngo iyo babigenza kuri hari icyo birengagiza mu byo njya numva basenga iyo bari gusenga. Ujya wumva ati Imana udufashe, umubiri udufashiriza umubiri, umwuka wera, umwuka simbizi ukuntu babyita, ariko iyo bigeze hari aho bigera bigasa naho byibagiranye, bagatekereza yuko umuntu agizwe n'umwuka, umubiri wo nta kibazo. Ariko umubiri wacu ntabwo ari kamyo igomba kwikorera umwuka. Yego. Hari ubwo umubiri batatekereza ku gaciro kawo, bigasa naho uwo mwuka wera, umubiri wo ni transport w'umwuka wera, n'icyo ngicyo. Icyo ngicyo rero aho bigaragazwa n'igihe batekereje kukuvuga ngo uzagenda wiyiriza utariye, umara umunsi umwe, umara iminsi 2 uri muri depression, hanyuma kumva yuko ibyo ngibyo biri bugufashe ugataha wakize. Nibyo koko, iyo ari nigeze kubivugaho kare, iyo ari muri ayo masengesho ari mu kinya, kubera yuko uko amubwira ati urakira, ibyo si bibi, ibyo si bibi. Icyo binamufasha nuko nicyo cyiyumvira agira cy'umunezero no kumva yateye intambwe, ubundi nayo ma hormone, niyo misemburo, nizo shaka inyito y'ikinyarwanda bikana. Ariko mu kuvuga ngo hari impinduka bundi umubiri ugira kubera yuko hari imisemburo yasutswe mu mubiri kubera icyo umuntu abwiwe. Ni ukuvuga ngo icyo umbwiye, icyo mbonye bihindura uko umubiri wanjye uri gukora, kuko hari imisemburo yisuka mu mubiri igahindura uko niyumva. Yego. Icyo gihe rero iyo mubwira ati urakize ngo usutseho amavuta ngize ne, icyo ni ikintu cyiza rwose. Ariko iyo amwijeje yuko ibyo birangiriye aho ngaho akize, iyo amubwiye ati uragera hano uramara umunsi umwe, uramara iminsi 2 utarya kandi uri muri depression. Yego. Icyo gihe nk'umupsikologe ndabwira ababikora uramuyobeje kandi ushyize mu kaga uri kugerageza gufasha. Ariko ibyo uri gukora byo ubwabyo si bibi, uko kumusengera, kubonana mugasenga, uko kubonana n'abandi, uko kumwubakamo icyizere. Yego. Ariko si ibyo gusa, umuntu ntabwo agizwe n'umwuka gusa, n'uwo mubiri ni ingenzi. Yego. Kandi rero iyo murebeye ku ruhande rumwe urundi ukarwibagirwa ntibishoboka, ntushobora gutuma atera intambwe. Yego. Ubwo nari namaze kuvuga ibintu 2, navuze gufashwa na societe, umuryango mugari, abo mubana,
mvuga ku rwego rwa kabiri ni idini, urwego rwa gatatu n'abapsikologe n'abakansarazi. Yego. Ndetse hari n'abitwa abapsikiatre, ni uburyo butandukanye nanone n'izo n'inzego nanone z'abaprofesiyoneri cyangwa se izo nzobere nk'uko wabyise bakora uwo mwuga. Yego. Gushaka serivisi kuri iki gihe haba mu Rwanda, haba abari mu Rwanda no muri diaspora, ndabona biracyari uko. Ntabwo ndabona ko umubare uhinduka cyane muri diaspora. Yego. Mu Rwanda imibare igaragaza yuko umubare munini uzi aho bashobora gukura kansaringi, barahazi. Yego. Turahazi, nanjye ndimo. Yego. Turahazi aho dushobora gukura kansaringi. Imibare igaragaza ko yakozwe mu turere twinshi, igaragaza yuko abarenga 60% baza aho bashobora gukura kansaringi. Atari handi mu rusengero? Atari mu rusengero. Muri abaprofesiyoneri baza aho bagomba gukura serivisi. Umubare munini. Yego. Urahazi. Azi yuko ngiye aha nshobora kuhabona bakansara. Ariko ubwo abo ngabo nk'uko mbikubwiye ni hafi barenga 60%, ngira ngo muri 60 hari na rimwe n'ibice kuzamura. Baza aho bashobora kuri izo serivisi. Yego. Ariko gatanu ngira ngo n'ibice bitatu by'abo ngabo babajijwe nibo bonyine bagerageje gushaka izo serivisi zibafasha mu gukira ibikomere. Yego. Gatanu. Icyo bishaka kuvuga, ikibazo wari wabaje niba ese bigeze he mu gushaka ubufasha, gushaka ubufasha by'umwihariko kubabyize, ku nzobere. Yego. Buracyari hasi. Bishobora kuba ari ku mpamvu zitandukanye. Hari impamvu ishobora guturuka ku imwe, ishobora guturuka kubera ko ari ikintu kikiri gishya nk'uko wabivuze. Kumva yuko nshobora kugenda ahantu nkabwira umuntu ntazi ibikomere byanjye. Ariko hari n'abahitamo kubibwira uwo atazi. Icyo nacyo wenda ngisubireho. Ariko nanone kujya kubibwira uwo atazi ngo amwishyuze ntabwo ari ibintu bicyoroshye kuvuga ngo ndajya kwishyuzwa mbwiye umuntu uko ndemerewe. Yego. Icyo nacyo akaba imwe mu mpamvu. Hari abatabikora kuko batanafite n'ubwo bushobozi. Ayo mikoro cyane cyane yuko ubu bufasha ari ubufasha bufata igihe kirekire. Akavuga yabwirwa ati ku nshuro imwe uzishyura aya nayo, agahita barati none se nzayabona se. Ariko hakiyongeraho n'ikindi, atari uko yabuze gusa, hakiyongeraho n'ikindi. Nta n'akanini ntahana. Ego, nta n'akanini ntahana. Nta muti runaka ntahana. Nta muti ntahana, turavuga gusa. Ariko ntamenye yuko uko kuvuga ubundi abagize amahirwe yafashijwe adahawe ibinini. Kuko nukuvuga ngo ubundi umuganga icyo amufasha no kurebaho ibintu byasobaniye n'uburyo bashobora kugenda babisobanura, akatangira kugenda yemye. Yego. Hanyuma rero indi mpamvu ishoboka inajyanye n'ibiciro nuko amakampanizi mu Rwanda tutari twagira amahirwe yo kugira ngo tubone ubwishingizi bwishingira ubufasha nk'ubwo ngubwo. Yego. Ntabwo ubwo bwishingizi tubufite. Ntekereza ko ari n'ikintu gikwiriye yuko inzego bireba zishyiramo imbaraga. Nanone ariko ntituragira izo serivisi ahantu hatandukanye za prive. Hari ubwo umuntu avuga ati hari ahantu ngewe sinahajya, hatanagira numbona ngiyeyo. Yego. Noneho ugasanga ahasa naho hifubye, ahasa naho ngo ni VIP n'ibindi hahishe, aho wenda haranahenze. Agasanga atahigondera. Yego. Nukuvuga ngo rero hakeneye yuko haboneka serivisi nyinshi ahantu hatandukanye. Yego. Kandi ikindi zigakorwa mu buryo butuma umuntu adahabwa akato. Izo serivisi uko zubatse, aho zitangirwa, uko zitangwa, umuryango mugari uko ufata umuntu ugiye aho hantu bikaba bidatuma umuntu agira ipfunwe ryo kujya aho hantu. Ibyo bisaba yuko abantu babyiga mu buryo bukomeye, bakabyigana ubushishozi. Atari ukuvuga ngo kuko nabonye kansaringi ikorwa gutya i Burayi, ikorwa gutya muri Amerika, niko ndibuze no kuyikora mu Rwanda. Bishaka kuvuga ngo rero uruhare
rwo kugira ngo abantu baze gushaka ubufasha bigomba gushakirwa hose. Birashakirwa mu baturage, uko kumva yuko ari ikintu bagomba gutangira gufungukira. Birashakirwa mu nzego za leta n'azabikorera by'umwihariko mu kuvuga bati dushaka kubona ubu buzima bwo mu mutwe, ubuzima bw'ibikomere nabwo bwishingirwa n'inzego n'amakampanies, ibigo byishingira uburwayi. Turashaka no kubibona mu bafasha abakansara, abapsikologe, abapsikiatre batangira kurebera ibibazo mu muco nyarwanda na context y'u Rwanda, ku buryo tugabanya ibintu byo gukemura ibibazo tubikemura nk'aho turi kubikemurira i Burayi cyangwa muri Amerika, ahubwo tukabyumvira muri context, mu buzima nyabwo tubayemo hano mu Rwanda. Yego, hanyuma ngira ngo twabiganiraho byinshi, ariko mbere y'uko wenda tugana ku musozo, ubwo ariko n'abadukurikiye wenda bashobora kugira nk'ibibazo runaka, uri buze no kubabwira. Bamwe wenda umubare munini w'abadukurikira bari muri diaspora, ariko harimo abajya bazi n'aha mu Rwanda, cyangwa se hari n'abafite abavandimwe babo bari n'aha mu Rwanda bakeneye gufashwa, wenda bashobora kwifuza kuba bakugeraho ukaba wabafasha nawe nk'umwe muri za nzobere twagarukagaho. Ariko noneho nk'uko tubivuzeho ko ubushobozi hamwe biracyari ikibazo, ndetse n'ubuvuzi ntabwo buragera henshi ku buryo byorohera buri muntu kuba yabugeraho. Wa muntu turi kugarukaho uyu munsi, by'umwihariko turi muri ibihe byo kwibuka, si icyumweru kimwe gusa, hari abajya babyibeshyaho bakibagirwa ko ni iminsi 100. Cyangwa se ba bantu bafite ababo bashobora kugira ibyo bibazo. Ni nk'ubuhe buvuzi cyangwa ubufasha bw'ibanze ushobora kubabwira bakoresha? Mbese umuntu ugira nk'ibibazo nk'ibyo byihungabana cyane bikunda kugaruka mu bihe nk'ibi, akwiye kwitwara ate? Hanyuma se abamuri hafi, b'abavandimwe, za nshuti n'umuryango, bo bakwiye kubigenza gute? Twigeze kuvuga bimwe by'amasengesho cyangwa n'ubundi buryo abantu bajya bibwira ko buri buvure bihagije, ariko nyamara ugasanga harimo hamwe bibeshye. Bikwiye kugenda bite tugana ku musozo? Uko bigomba kugenda ku muntu ku giti cye, hari ibyo njya mvuga nti ni ubuhungiro buhuhura. Uwo muntu ku giti cye arabuzi, uwo duteze amatwi azi ibyo ahungiramo bimuhuhura. Rimwe na rimwe arabikora cyangwa yatangiye kubikora mu gihe cyashize, yumva yuko bimufasha, bimutabara muri ako kanya. Rimwe na rimwe nyuma y'akandi kanya agatangira kwicuza ati iriya migenzereze nagize yamuhuye, yangiza uwo ntashaka kuba we. Icyambere navuga ndi bikubiremo ibyo byose, iyo migenzereze itagufasha, gerageza kuba washaka ubundi buryo buyisimbura, kandi ubikora ubigambiriye, ufata kimwe ku kindi. Ubwo bimwe nshobora kuvuga, ndavuga kamwe gusa ariko ni byinshi cyane. Reka mvuge kamwe, uko kwishyira mu kazitiro ka wenyine, mu buzima bwa wenyine, ntubashe kugera aho abandi bari, ntubashe kuvugana n'abandi, ntubashe kwitaba telefone, guhugira ku biganiro byo kuri wenda na YouTube cyangwa se n'ibindi bibabaje, gusa ukaba kuri YouTube uryamye nijoro kuko utabona ibitotsi, ukaguma kuri YouTube, ukaguma kuri Instagram, ibyo byose hari ubwo nawe urabizi, uwo mbwira wowe urabizi. Hari ubwo bikubera ubuhungiro buguhuhura. Ejo mu gitondo ukabyuka umutwe ukurya, ukabyuka wumva ufite umunabi, utabasha kuvugisha abandi bantu. Banza ushyire kuri liste, shyira kuri liste ibyo bintu ufata nk'ubuhungiro buhuhura. Utangire kwiga uko ushobora kureka cyangwa kugabanya kimwe muri byo. Kora indi liste y'ibintu uvuga ati ibi ngibi birafumbira icyo nifuza mu buzima bwanjye. Wifuza kubonana urifuza yuko wongera umubano n'abandi bantu, b'abantu utari ukibasha uri mu bihe nk'ibi ngibi utabasha kuvugisha, nyamara urabikeneye, ni wa muti usharira. Kora liste y'uwo muti n'ubwo usharira. Ni ukuvugisha abantu, fata telefone uhamagare byibuze umuntu umwe uyu munsi, n'ejo uvugisha undi muntu. Ntabwo uri kwita ku kurya, kuko nanone hari igihe byari bikenewe yuko utanarya, hari igihe byari bikenewe yuko umubiri ugomba kwihangana nturye.
kubera ko utagombaga no kubibona. Niba ufite amahirwe ukaba uri kubibona, kurya ahubwo hari ubwo ushobora gutekereza atari ko ibi ngibi bihuriye he n'ubuzima bwo mu mutwe. Burya uyu mutwe n'uyu mubiri birafatanye. Ntabwo kimwe ari transport y'ikindi. Ita ku byo kurya urabikeneye, egera abandi urabakeneye, gira uryame uko ushoboye, uryame hakiri kare, kugira amasaha ahagije yo gusinzira, kuko ko gusinzira ari byo bituma umubiri wongera ukaruhuka mu gihe wari umaze kunegekara, ukongera ugatera akabaraga. Egera niba ari babihaye Imana, niba bagufasha mu buryo bukwiriye navuzeho, mwegere. Niba umwizeye yuko agomba kukubikira ibanga kandi ukabona ko agufasha, mwegere. Niba ari umuntu wizeye kandi bimwe navuze ukabona ati ibi ntibimurangwaho, ibi nibyo bimurangwaho, twavuze ko ari byo bikwiriye kuba ari bwo buryo bakoresha. Ikindi ni cya kindi benshi tutiteguye gukora, egera umupsikologe, egera umukansara. Baza mu bantu, baza abacuti bawe ba hafi, bagutoranyirize. Uwo ni wa muntu ugomba kumenekeramo, uwo ni wa muntu ugomba guturikiramo, ukavuga uti bya bindi nari naradepye, nari narabitse, mbonye ngomba kubimenaho. Hari uvuga ati no kubimumenamo, ati bigenda uko bibaye. Nawe shaka uwo muntu uzi kuzabimenaho, uzabimumenamo, uzabimurekurira, ukabisukaho, ukavuga uti mbihaye umuntu ariko udashobora kuba ari bugere mu kanya ngo ejo nzabisange hariya, nzabisange ahandi. Ikindi, niba udashobora kugira uwo bibwira, niba udashobora kugira uwo ugira uti ngibi nguko ukondi, uzi ukuri, uze arabutu bana mu biganiro bitandukanye bayavuga ati no kuza kiri mwabo. Kuza kiri mwabo, ukuza kiri mwabo nukuza ukuri, nukuza ntaho ufite, ntaho ukinzi. Yego. Kubera ko aho ugiye kubikira, ugiye gushyira ibiri kuri ku mutima, uhafitiye icyizere, uzi yuko bazakubikira ibanga, uje kiri mwabo, uje nk'uri mu cyumba cyawe. Yego. Niba udafite aho hantu, niba utabasha no kubonana n'uwo mupsikologe, dufite nubwo navugaga ni hari naho batanga izo serivisi ku buntu, harahari mu Rwanda. No muri diaspora harahari ndabizi, nubwo hahenze hamwe ahenshi na henshi, ariko hari naho serivisi zitangirwa ubuntu muri diaspora. Niba udafite aho ushobora gushyira ibyo bikuremereye, ndakurarikira gufata agakayi mbere y'uko uryama. Nicyo kintu uri buze gukora cya nyuma. Ntabwo ari ukureba ibintu kuri Instagram, si ukureba YouTube, si ukujya kuri Facebook. Fata agakayi, wandike nkaho nta muntu ukureba, kandi koko nta jisho rikuriho. Wandike ibyiyumviro byawe. Nubona ufite ubwoba yuko hari ushobora kubigwaho mu gitondo cyangwa se utaranaryama, nushaka kubishwanyura, ejo wongera ubikore. Ni ukuvuga ngo uwo mutima uremereye, rimwe na rimwe iyo tugiye tugira ibyo dusohora imbere, wabishushanya ukabishushanya uko bigaragara, wabivuga ukabyandika, wagenda ukageraho wikinga ukagira uko bisohora, nubwo wagenda wivugisha uri ahantu ha wenyine hatagira undi muntu wenda kukureba, wenda kimwe bari muri diaspora afite ahantu ha park, izo parike yigendemo, ugende nushake wivugisha, nushaka ubatuke, nushaka ugire gute, ariko ubone icyo kintu, ibyo bintu bipompye muri wowe, ugenda usohora bikeye bike. Jya muri siporo kandi genda unanura amaguru, nkuko nabibabwira. Ntabwo uyu mutwe, ntabwo umubiri, ntabwo amaguru ari transport, ntabwo ari ibigendesho by'umutwe byo kugira ngo umutwe ubone aho ugera ahandi. Amaguru, niba ufite amahirwe ukaba uyafite, niba ufite n'ayo maboko, niba ushobora kwinyeganyeza, ibyo burya gukora ibihabanya na cya cyiyumviro cyo kumva ntacyo uri cyo kumva ntacyo ushoboye, cyo kumva umutima ubereye aho, cyo kumva ejo hawe ntahahari, cyo kumva intekerezo zawe zabaye nk'aho zabaye baro. Burya iyo utangiye kujya ako gahinda, ubwo ugakubitana umugero, ukiruka ugakora siporo, ukagira gute, ukizunguza, ukumva ko nako ko kugacugushije. Ndagushishikariza kugerageza ibyo, ugerageze na bya bindi usanzwe ukora ariko bigufasha. Hanyuma unakore ya liste y'ibyo ukora bitagufasha, ubishyire hariya, ubyitegereze, ugenda uharanira yuko kimwe ugenda ugisiga inyuma. Nushaka umupsikologe, nushaka babihaye Imana ariko babisobanukiwe bashobora kugufasha. Nubona nyogosenge cyangwa se wabo, cyangwa nimvuga nyogosenge ntabwo mvuga gusa uwo muvukana mu maraso, uwo muhuje mu maraso, hari no kubera nyogosenge nta tsano mufitanye. Ndagushishikariza kumushaka,
umushake niba utari unamufite, niba utari ufite uwo ushobora gufata nka so wanyu, mushake muri za nshuti zawe, wubaka uwo mubano. Ntekereza yuko aho wagera kose, uko amavi yakora ku butaka kose, iyo habonetse ubufasha bukwiriye urongera ukazanzamuka, nizeye kuzakubona umwenyura. Murakoze cyane. Yes, reka tugushimire cyane Dr. Ndagijimana kuba wemeye kuganira natwe. Ubwo ndizera ko abantu mwese mwari mukurikiye kino kiganiro cyabanogeye, hanyuma ariko ubwo mushobora no kuza kuduha ibitekerezo, mukaduha ibitekerezo cyangwa se ibibazo nanone mushobora kuba bimwe mwibaza cyangwa se mwabaza Dr. Ndagijimana, wenda ashobora kuzabasubiza cyangwa se akongera kuduha amahirwe tukaganira nawe akaba yabasubiza. Ikindi kandi ubwo Dr. Bura nturi butwemerere tukaba twashyiraho wenda nimero zaho ukorera kugira ngo wakwifuza ko wenda nawe wamufasha ku buryo ashobora kuzabona uburyo bworoshye yakugeraho, cyangwa se niba hari ubundi buryo yakugeraho bworoshye. Ni ikibazo kingoye kugisubiza. Ibiri mu bushobozi bwanjye uyu munsi, yego, ikibiri mu bushobozi bwanjye uyu munsi ni ukubaha umwanya wanjye mfite, yego, nuko bashobora kukubaza ibibazo ari aho kuri uri bushyire icyo kiganiro, ari abakwandikira wowe, ari abashyiraho muri comments bakavuga ati noneho ubutaha azavuge kuri iki. Yego, ikiri mu bushobozi ngize amahirwe nabaha byari byo byose bishoboka kugira ngo umuntu ashobore kuba ateye intambwe akagira ahajya. Yego, yego. Ariko nanone simbizeza bitari mu bushobozi bwanjye. Ikiri mu bushobozi bwanjye ni ukubonana nawe, yego, kubonana n'undi munyamakuru, yego, kubonana n'ahariho hose. Ngenda benshi bambaza bati duha ikiganiro mu binyamakuru bitandukanye cyangwa se n'aho abantu bahurira. Yego, ibyo nibyo biri mu bushobozi bwanjye uyu munsi. Yego, ni icyo ngicyo. Niba gutuma bati turamukeneye yongera dufashe kuri iki, cyangwa naturangiraho tushobora kuba twajya hatandukanye, agenda ko wenda niba gishobora kuba ikiganiro cy'ubwacyo, yego, aturangire ni hehe, ibyo nshobora kubikora. Yego, ariko ibiri mu bushobozi bwanjye ni ukubaha amakuru, ni ukubaha inyigisho, ni ukubaha iyo nkomezi, ni ukubaha iyo sanamitima ikozwe muri ubwo buryo. Ibindi ntabwo mbifitiye ubushobozi uyu munsi. Yego, nta kibazo. Ubwo barabyumva, ubwo nabo kandi kuba hari ababa bafite ibibazo cyangwa ibitekerezo, ubwo mwumvisha aho mwabicisha. Yego, reka dusoreze hano ikiganiro. Ngushimire cyane kuba waduhaye umwanya wawe kugira ngo tuganire, hanyuma kandi nsoze mbwira mwe mwese mudukurikiye muri kano kanya, wowe ukurikiye ikiganiro utorohewe muri ibi bihe, cyangwa se ufite uwawe nawe utamerewe neza muri ibi bihe, gukomeza gukomera. Kandi nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga, dukomeze kwibuka twiyubaka. Nitwa Simeon Muhumuza, reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Murakoze.